Ngendi Esther niyo Mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Uyu munsi tugiye kugezaho play yitwa The Crucible. The Crucible ni play yanditswe mu 1953, yandikwa n'umugabo w'umunyamerika witwa Arthur Miller. Yandika ashingiye ku rubanza rwabaye mu 1692, aho nta handi ni mu gace bita Salem muri leta imwe mu zigize Amerika yitwa Massachusetts. Iyi leta yakoronijwe n'Abongereza. Abongereza mu kuyikoloniza bajyanye mu bukoloni bushingiye ku iyobokamana bita Protestantism cyangwa se Britannic Colony. Abaturage bo muri ako gace bagombaga kubahiriza ibyo abakoloni babategekaga. Iyi myemerere ishingiye ku iyobokamana bakayijyana uko neza na kimwe bahinduyeho. Abateshukaga kuri iyi myemerere barahanwaga cyane, bagakubitwa, abandi bagafungwa, abandi bakicwa, ndetse hari n'abamburwaga imitungo yabo burundu. Gusa mbere yuko dutangira, reka tubanze turebe ese kuki umwanditsi yise play The Crucible. Niwumva The Crucible wumva inkono ikomeye cyane, inkono bashongeshereza nk'ibyuma. Iyi nkono itugereranya n'iyi leta ya Massachusetts, ndetse ibyuma bashongeshaga uyigereranye n'aba baturage bari bayituyemo, bahita wumva uko abaturage bari babayeho. Reka kandi turebe abakina nkuru bo muri uyu mukino. Abo nta bandi hari uwo bita Reverend Samuel Paris. Uyu kandi yari na Minister of Church muri aka gace, bishatse kuvuga ko yarahagarariye itorero. Uyu mugabo yahabaga abakobwa batatu, harimo umukobwa w'imyaka 10 yabyaye mu nda, uwo nta wundi n'uwo bita Betty Paris, ndetse n'umwishywa we yareraga, uwo nta wundi n'uwo bita Abigail William. Undi kandi n'umucakara wabaga iwe mu rugo, yari yaramukuye aho bita Barbados, uwo nta wundi ni Tituba. Hari kandi uwo bitaga Reverend Hall, uwo nawe barafatanyaga muri iyo mirimo. Hari undi muryango wo kwa John Proctor. Uyu John Proctor yari afite umugore witaga Elizabeth Proctor. Hari kandi n'uwo bitaga Mr. Thomas Putnam, uyu yari afite umugore witwa Mrs. Anne Putnam, ndetse bakagira umwana witwa Ruth Putnam. Hari undi muryango kandi wo kwa Jules Corey. Uyu Jules Corey yari afite umugore witwa Martha Corey. Hari undi kandi wo kwa Francis Nass. Uyu Francis Nass akagira umugore witwa Rebecca Nass. Hari abajaji babiri bavuga muri uyu mukino, uwo nta wundi ni Judge Danford, ndetse nabo bakoranaga bitaga Judge Hatherine. Aba barakoranaga ku rukiko. Ndetse ntitwakirengagiza n'uwo bita Sarah Good, ndetse na Sarah Osborne. Hari n'undi mukobwa witwaga Mary Warren. Uyu yari mwene wabo wa Elizabeth Proctor. Wari kandi n'uwo bitaga Bishop Brigitte, ndetse na George Jacob. Saba bonyine, hari n'abandi benshi. Uragenda ubamenya ko ugenda ukurikirana umukino. Reka dutangire. Iyi play itangirira mu rugo rw'uwitwa Samuel Paris. Aha hari ikibazo. Wakibaza ngo icyo kibazo cyari ikihe? Uyu mugabo umugoroba umwe yabwiriwe n'akaga gakomeye cyane, ubwo bitumvikanaga nk'umuntu ukuriye urusengero, ndetse waciye kubiri n'ikizira. Ubwo yasangaga abakobwa babiwe batatu, ndetse n'abandi barimo babyina bambaye ubusa mu ishyamba, basa n'abakora ikiri nko guterekera mu ishyamba. Aba bakobwa nta bandi harimo nyine we bwite bita Betty Paris, harimo na wa Tituba wa mucakara, harimo na wa mukobwa nyine yareraga witwa Abigail William, ndetse harimo na Ruth Putnam, ndetse harimo na Mary Warren. Aba bakobwa barimo babyina mu ishyamba bambaye ubusa, basaga n'abayobewe na Abigail William. Mu gihe babyinaga nabo mu ishyamba, uyu mugabo yaje kubabona. Mu kubabona yarumiwe. Bakimubona, uyu mwana we witwa Betty Paris yahise yikubita hasi, asa n'ugiye muri koma. Mu gitondo umwana yabyise asa n'uwafashwe n'amadayimoni, arimo asakuza cyane, ndetse ntibatinyaga kuvuga ko yafashwe n'imyuka mibi. Ibi byatumye abaturanyi be baza kureba. Abo nta bandi nibo bita Mr. Putnam ndetse na Anne Putnam. Baje kureba, mu kuhagera bavuga ko n'umukobwa wabo wabyinanaga n'abo bakobwa Ruth Putnam nawe ari uko yarwaye yarembye. Batangiye kwibaza ibyo ari byo, ndetse baguma no guhata ibibazo Samuel Paris nk'umuntu wari ushinzwe urusengero. Aba bakobwa be bose bakisanga muri icyo gikorwa. Ukutabyumva kimwe, Reverend Samuel Paris yababwiye ko yahamagaye umuganga gakondo wo muri ako gace ngo azarebe ikibazo cy'uwo mwana, ariko byamunaniye. Uwo bita Anne Putnam yakomeza kuvuga ko byanze bikunze yari imyuka mibi, ndetse ko aba bakobwa barimo bakora igisa no guterekera icyo bita satanic action.
Muri ako kanya haje uwo bita Rebecca Nasi mu kuhagera abagira inama yo kujyana abana kwa muganga. Uyu Rebecca Nasi ngo ni umugore utarahubukaga habe na gatoya. Yahise ababwira ko bagomba kujyana umwana kwa muganga. Gusa bakiri aho haje ikivunga cyinshi cy'abaturage ndetse n'uwo bita John Proctor yarahageze. Mu kuhagera ariko John Proctor yarazi ibyo abakobwa barimo kuko uwo bita Abigail William yari yarabimubwiye byose. Uyu Abigail William uraza kumenya ibye. Ese kuki yabwiye abo bakobwa ngo bajye mu ishyamba ndetse bajye gukora igisa no guterekera icyo bita satanic action, kandi barabaga neza mu rugo rw'umupasiteri muri ako gace. Ndagira nkwibutse ko aka gace kari gakoronijwe n'Abongereza kandi ko ubukoloni bwari bushingiye kuyobokamana. Ibi bikorwa ntibyari byemewe habe na gatoya. Uyu Reverend Samuel Paris mu kubona ko abaturage batangiye guhurura yatangiye gutera ubwoba Tituba wa mucakara wabaga we mu rugo. Amubwira ko natamubwiza ukuri ari bumukubite kugeza apfuye. Amusaba kuvuga impamvu bagiye mu ishyamba. Tituba mu bwoba bwinshi yatangiye kuvuga ko bashutswe na Abigail William ngo bajye guterekera ngo batsinde umuzimu witwa Elizabeth Proctor. Uwo ni umugore wa John Proctor. Wakibaza ati kuki bashaka gutsinda uwo muzimu? Ese Elizabeth Proctor yari abatwaye iki? Ibi uraza kubimenya muri uyu mukino. Mu kubona ko Tituba atangiye gushaka kumena amabanga, kandi ibi byose bikaba byari bitume amabanga ya Abigail William ndetse na John Proctor amenyekana. Abigail yaritanguranijwe atangira kwiriza avuga ko uyu Tituba yamushutse ngo banywe amaraso igihe bari mu ishyamba basa n'abari guterekera. Ibi yabivuze kugira ngo ibyo gutsinda umuzimu wa Elizabeth bisa n'ibyibagiranye mu matwi y'abantu bari aho ngaho. Uyu John Proctor mu kubyumva neza yahise amenya icyo Abigail William ari gushaka ku mugore we Elizabeth Proctor. Reka nkubwire ko uyu Abigail William yabaye mu rugo rwa John Proctor, arubamo nk'umukozi wo mu rugo. Wakibaza uti se yarukuwemo n'iki? Ibi nabyo uraza kubimenya. John Proctor mu kumva ibi byose ashyize Abigail ku ruhande n'uburakari bwinshi ndetse amusaba kureka ibyo arimo, amubwira ko ari ubugoryi budafite aho bushingiye. Ariko uyu Abigail yari yamaramaje, nta kintu na kimwe yashaka kumva. Icyo yari gukora yasaga n'uwihorera. Wakibaza uti se yapfuye iki na Elizabeth Proctor byatumaga ashaka kwihorera? Reka nkwibutse ko yabaye muri uru rugo nk'umukozi wo mu rugo. Ibyo byarakomeje. Reverend Samuel Paris abwira abaturage ko bagomba gutuza, ko yahamagaye uwo bita Reverend Hall kari buze kumufasha muri icyo kibazo kuko ari inzobere mu bintu bijyanye n'amadayimoni. Muri ako kanya ariko abantu bari aho basaga n'abafashwe n'amadayimoni neza burundu. Buri wese yashwanaga na mugenzi we. Uwo bita Mr. Thomas ndetse na Zire Kore barimo bashwana bapfa ubutaka. Thomas agashinja Zire Kore kwiba ibiti mu murima utari uwe, ndetse n'uwo bita Reverend Paris yarimo ashwana na John Proctor amushinja kumugambanira mu rusengero. Yamubwiraga ko amugambanira akaba yenga udufaranga duke kw'intica ntikize kandi ari umuntu ukomeye wagombye guhabwa amafaranga afatika. Reverend Paris nawe ku rundi ruhande yarimo ashwana na John Proctor amushinja kumugambanira mu rusengero, amubwira ko atuma ahembwa ubufaranga buke kandi ari umuntu ukomeye wagombye guhabwa amafaranga afatika. Muri ako kanya Reverend Hall yarahageze. Hale mu kuhagera yatangiye kumva ibiri kuvugwa aho hantu, maze atera ubwoba Tituba, amubwira ko natavugisha ukuri aramuhanisha kumwica mugonze. Ibi byateye ubwoba Tituba. Reka nkwibutse ko Abigail William nk'umuntu wari kuri ikipe y'abakobwa yari yarabujije kugira icyo bavuga, ariko batangiye kubona ko bikomeye batangiye gusubiranamo. Uyu Reverend Hale rero atangiye gutera ubwoba Tituba. Tituba yatangiye gushinja abantu, atangira kubashinja ntacyo yitayeho. Yari yamubwiye ko natavugisha ukuri aramunyonga amumanitse. Uyu Tituba byamuteye ubwoba, atangira gushinja abantu ntacyo yitayeho. Yatangiye kuvuga ko hari abantu bakorana n'amadayimoni kandi abizi neza. Atangira kuvuga ko uwo bita Sarah Good na Sarah Osborne ndetse na Bridget Bishop ndetse n'uwo bita George Jacob, aba bose bakorana n'amadayimoni. Ibi byashimangiwe n'uwo bita Abigail. Reka nkubitse ko Abigail yatangiye gushyigikira Tituba kugira ngo Tituba atamena amabanga menshi yibyo na John Proctor.
ndetse Abigail nawe yatangira kubishimangira, atangira kuvuga ko abizi neza ko uyu bita Brigitte Bishop ndetse na George Jacob nabo bakorana n'amadayimoni. Wa mukobwa Betty nawe wari utameze neza, wari uryamye, yarakangutse atangira kuzunguza umutwe agaragaza ko ibyo bari kuvuga ari byo. Reverend Hara akimara kumva ibyo bavuze aba bakobwa bose, nta gushyira mu nyurabwenge, nta kureba ku ruhande, yahise yemeza ko aba bakobwa umuntu wese bavuze cyangwa se umuntu wese uri kuvugwa mu madayimoni wese ari butabwe muri yombi agashyikirizwa urukiko. Reka nkwibutse ko urukiko rwakoreragamo uwo bita Judge Danford ndetse na Judge Hartlin. Aba bari abacamanza bo ku rukiko. Mu gushyikiriza ibi birego batangiye iperereza. Mu gutangira iperereza aba bakobwa batangiye batanga ubuhamya mu rukiko. Mu bakobwa batangaga ubuhamya urabyumva nyine bahereye kuri babandi babyinaga mu ishyamba. Abo nta bandi ni Abigail William, uwo bita Mary Warren, uwo bita Ruth Putnam, uwo bita Betty Paris, uwo bita Tituba. Aba bose bari mu rukiko. Mu kuba mu rukiko ariko bavuze ko n'uwo bita Elizabeth Proctor nawe akorana n'amadayimoni. Ndetse uwo bita Gilles Kore yabwiye Reverend Hall ko agomba gukora iperereza ku gitabo yabonye umugore wa Soma Martha Kore atazi icyo ari cyo. Ibi byatumye Martha Kore nawe atabwa muri yombi ku ikubitiro. Ndetse na wa mugore bitaga Rebecca Nash nawe yataye muri yombi kuko ntiyemeraga ibintu by'amadayimoni. Uribuka ko yabwiye Samuel Paris ko bagomba kujyana wa mwana we Betty Paris wari wafashwe n'amadayimoni bakamujyana kwa muganga kurusha uko bahamagara muganga gakondo. Aba bose bari muri gereza. Mu gushinja aba bakobwa cyane cyane uwo bita Abigail William yari afitanye ikibazo na Elizabeth Proctor, yatangiye kuvuga ko nawe akorana n'amadayimoni, ariko kwari ukumubeshyera. Yari ari kumwihimuraho. Wakibaza ngo aba byagenze gute? Uraza kubimenya. Uwo bita Mary Warren yaraje avuye ku rukiko ajya kubwira mwene wabo Elizabeth Proctor ko yumvishe bari kumushinja ibintu by'amadayimoni ku rukiko, gukorana n'abazimu. Ariko Mary Warren abwira Elizabeth Proctor ko yasobanuriye urukiko neza ko Elizabeth Proctor ntahahuriye n'ibintu byo guterekera ndetse n'imyuka mibi. Gusa bakiraho uwo bita Reverend Hare yarahageze. Reka nkwibutse ko uyu Mary Warren ubwo yari mu rukiko yarimo yibohera agapupe kari mu ishusho y'umuntu. Mu kukaboha uwo bita Abigail William yaramurebaga kandi yari abizi neza ko ari impano agiye gushyira Elizabeth Proctor. Akibona Mary Warren ari kubaha ako gapupe yashyize mu urushinge urubabohesha. Mary Warren yarakaboshye aragasoza. Yari yamubwiye ko ari impano ashyiriye mwene wabo Elizabeth Proctor. Mu kuhagera ka gapupe Mary Warren yagashyize ku meza. Mu kugashyira ku meza Abigail mu rukiko yaratse cyane arasakuza, avuga ko bari kumuterereza umuzimu cyangwa se imyuka mibi iri kuzira mu rushinge rukaba ruri kumujomba. Ibi yabikoze kuko yarazi ko Mary Warren ari kubaha agapupe kandi agashyiriye Elizabeth Proctor iwe mu rugo. Ibi yabikoze kugira ngo ashimangire neza bimwe yavugaga ko Elizabeth Proctor akorana n'amadayimoni. Nibyo koko muri ako kanya uwo bita Cleric Ezekiel Chiva n'uwo bita George Herrick bahise ako kanya bajya kwa Elizabeth ngo barebe ibyako gapupe n'ubwo rushinge Abigail ari kuvuga ko ruri kumujomba. Mu kuhagera basanze ka gapupe neza n'urwo rushinge rurimo ku meza. Bahise bashimangira ko ibyo Abigail ari kuvuga ari ukuri, ndetse bari bafite ibipapuro byo guta muri yombi uwo bita Elizabeth Proctor. Mu kuhagera John Proctor ajyana Mary Warren ku ruhande amubaza ibyako gapupe nuko byagenze. Amubwira ko agapupe yakabohaga Abigail William amureba, ariyo mpamvu akitwaje avuga ko harimo umuzimu uri kumwangiza uvuye kwa Elizabeth. Yatumeje abwira John Proctor ko Abigail yarazi neza ushyiriye ku gapupe ari we Elizabeth Proctor, kariya mpamvu abyitwaje mu kumushinja mu rukiko. Aba bagabo nta kindi bakoze, babwiye Elizabeth Proctor ko baje kumuta muri yombi dore ko bari babonye n'ibihamya. Noneho mu gushaka kumujyana kumufunga, John Proctor yafashe imbunda ndetse atangira kubatera ubwoba ko agiye kubica.
ariko Elizabeth Proctor aritambika abuza umugabo we kugira ikintu na kimwe akora. Ariko uwo bita Elizabeth Proctor abwira Reverend Hale ko ari ikigwari cyananiwe gukemura ibibazo, akashyikiriza urukiko. None akaba abaturage b'agace kose bashize bicwa hejuru y'uko ananiwe gukemura ikibazo, akayishyikiriza urukiko. Aha hari hashize iminsi 37 ibi bibazo biri kuba, bamwe bapfa abandi bafungwa, ari akavuyo neza muri Salem. John Proctor n'umujinya mwinshi abwira Reverend Hale ko abaturage bari kwicuza ibyaha, bari gutinya gusa igihano cy'urupfu, kuko wangaga kwicuza yarashinjizwa amadayimoni cyangwa gukorana n'imyuka mibi baramwicaga. Uyu rero John Proctor yabwiye Reverend Hale ko atagira ngo abaturage bari kwicuza ibyo byaha barabikoze, ahubwo ko gusa bari gutinya igihano cy'urupfu cyashyizwe kuri iki cyaha, kuko iyo basi wicuzaga niyo wabaga utarabikoze warababarirwaga, ntabwo wicwaga. Gusa amazina yawe yamanikaga ku nsengero hose, ndetse n'imitungo yawe yose ikanyagwa, ndetse n'umuryango wawe ikaba igicibwa. Ibi rero byatumye John Proctor abwira Reverend Hale ko abaturage bose bari kwicuza, atari uko bakoze iki cyaha, ahubwo bari gutinya igihano cy'urupfu bashyizweho. Ariko Reverend Hale ntiyabyumvise. Ba bagabo bashoreye Elizabeth baramujyana ajya kumufunga. Ibi byatumye John Proctor agira umujinya cyane, atangira kuvuga ko ibi byose biri inyuma ya Abigail William, ndetse atangira kuvuga ko agomba kujya ku rukiko akavugisha ukuri, akavuga impamvu uyu mukobwa ari gukora ibi byose. John Proctor yabwiye Mary Warren ko agomba kumuherekeza ku rukiko bagashyira ukuri ku mugaragaro, abantu ntibagumye gupfa, ndetse nk'abandi bakomeye kwicuza ibyaha batakoze. Reka nkwibutse ko iyo wicuzaga iki cyaha bakigushinjije batabaga bakikwishe, ahubwo nyine wabaga igicibwa, umuryango wawe ukanyagwa imitungo, ndetse nyine amazina yawe akagenda amanikwa ahantu hose. Ibi Mary Warren ntiyabyumvise neza. Yabwiye John Proctor ko agomba kureka Abigail William akazabyivugira kurusha uko yakimena inda. Wakibaza uti iki ni igiki John Proctor yatinyaga kuvuga cyabaye hagati ye na Abigail William, kugeza ubwo abandi bantu bose agace kose kabigendeyemo kubera ikintu kimwe. Ibyo ntibyatinze, hashize iminsi 37 uwo bita Martha Cole, umwe watawe muri yombi, ndetse n'uwo bita Rebecca Nance, ndetse na Elizabeth Proctor bagombaga kuburana. Mu kuburana rero urubanza rwaratangiye. Urubanza mu gutangira, uwo bita Francis Nance ndetse na Jules Cole bahise biroha mu cyumba cy'iburanisha. Mu kugeramo batanze ubuhamya. Uwo bita Jules Cole avuga ko uwo bita Anne Putnam ndetse n'umugabo we Mr. Thomas Putnam bari gushinja abantu gukorana n'amadayimoni, gusa kugira ngo niba bashinja urukiko rukabakatira cyangwa se bakicwa, baba bazasigarana imitungo yabo. Aha nyine iyi skandal cyangwa se aya mahano yabaye muri aka gace yatumye abaturage basubiranamo, kugeza hahandi utarakwifuzaga gusa, cyangwa se uwifuzaga imitungo yawe yagushinjaga gukorana n'abadayimoni, ubundi bakagufunga cyangwa se bakanakwica, ubundi agasigarana ibyawe. Uyu rero Jules Cole yatanze ubuhamya ko uwo bita Anne Putnam ndetse na Mr. Thomas Putnam bari gushinja abantu gutyo gusa kugira ngo babice, ubundi basigarana imitungo yabo. Ariko Jules Cole urukiko rwamubajije ibihamya arabibura. Mu kubibura rero bahise bategeka ko afungwa, ndetse n'uwo bita Francis Nance asohorwa hanze nabi cyane. Hahise hinjira John Proctor ndetse na Mary Warren ngo batange ubuhamya kuri iki kintu. Mu gutangira, John Proctor yavuze ko nta kindi kiri gutera Abigail gukora ibi byose ari uko igihe yakoraga iwe mu rugo nk'umukozi wo mu rugo baryamanye, ndetse mu kuryamana atangira gushaka kwifuza gusimbura nyirabuja. John Proctor yavuze ko Abigail ari indaya, ndetse yandaya yicuruza. Uyu ko nta kindi ashaka ari kwihorera kuri Elizabeth Proctor wamwirukanye nyuma yo kumenya ko baryamana. Avuga ko Abigail William ibi byose ari kuvuga, ndetse no kuvanga agiye guterekera ngo atsinde umuzimu wa Elizabeth Proctor ari uko yamwirukanye iwe mu rugo, kuko yari amaze kuvumbura ko we na John Proctor baryamana. Ibi kandi byashimangiye na Mary Warren avuga ko ibintu byabayeho byose ari ukubeshya. Abigail William yabategetse ko babeshya, kandi ko yababwiraga ko
agiye kwirukana umuzimu wa Elizabeth Proctor ngo umutera ngo umubuza gusinzira ngo ashaka kumwica. Urukiko rwabajije John Proctor igihamya avuga ko ibi byose umugore we abizi neza kandi ko atabeshya urukiko ari inyangamugayo. Urukiko rwafashe iyi ngingo nk'iy'ingenzi yo gushingirwaho. Reka nkwibutse ko abacamanza b'urukiko yari Deputy Governor Danford ndetse na Judge Hathaway. Aba bahamagaje uwo bita Elizabeth Proctor ngaze ashimangira ibyo umugabo wavuze. Mu kuhagera Elizabeth Proctor ntabwo yumvishaga ko umugabo we John Proctor ibi bintu yabaye bibwiye urukiko kuko ni ibintu yari yagumye gutsimbararaho cyane. Niyumvishaga ko umugabo we ibi bintu yashize akabivuga mu rukiko, ahari yaketse ko ari Abigail wabivuze kugira ngo yangirize izina ry'umugabo we. Urukiko mu kubimubaza yavuze ko ategeze abafata baryamanye, gusa yabirukanye kuko yabikekaga. Ubwo ibyo John Proctor avuze biba bitaye agaciro gutyo ku rukiko. Muri ako kanya Abigail William n'abandi bakobwa batangiye kuvuza induru bavuga ko Mary Warren ari kubaterereza abadayimoni ndetse ari kubatereza umuzimu ukaba ugiye kubica. Ibi babikoze kugira ngo bamushirishemo kuko yari yitandukanyije nabo. Aje kubashinja mu rukiko mu kuvuza induru cyane bavuga ko Mary Warren abamereye nabi, bamukanga kugira ngo yisubireho mu byo yaramaze kuvuga. Mary Warren yagize ubwoba ndetse urukiko rumubwira ko nagomeza guterereza abazima abo bakobwa baramwica kandi bakamwica bamunyonze. Mary Warren mu bwoba bwinshi yavuze ko John Proctor yamuhatiye kuza gushinja abo bakobwa kandi ko John Proctor bakorana n'amadayimoni, akaba ariyo mpamvu yashatse kubihisha akamuhatira gushinja abo bakobwa. Mu kwisubiraho kwa Mary Warren kwatunguye cyane John Proctor ndetse agwa mu kantu. Ako kanya urukiko rwahise rutegeka ko John Proctor nawe atabwa muri yombi agafungwa. Reka nkwibutse ko uyu Abigail William yakoze kwa John Proctor urugo rwa John Proctor na Elizabeth Proctor. Hanyuma Elizabeth Proctor yaza kuvumbura ko uyu Abigail aryamana n'umugabo we John Proctor akamwirukana. Mu kumwirukana rero niho havuye ibi byose, niho havuye aya makimbirano yose no gushinjanya kumeze gutya, hanyuma agace kose kakabigenderamo. Hagati aho nsubiye inyuma gatoya, uwo bita Reverend Hall akimara kugera hahandi hari habereye ayo mahano yabwiye uwo bita John Proctor akavuga amategeko y'Imana 10 kuko ngo ntiherukaga mu rusengero, ndetse amushinja kugira uruhare mu kudahabwa isakramento ry'umuhungu umwe mu bahungu 3. John Proctor yavuze amategeko yose ariko asimbuka itegeko ngo ntuzasambane. Ushobora guhita wibaza impamvu yari simbutse kuko nyine ntiyari burivuge kuko icyo cyaha yaragikoze agikoranye na Abigail umukozi we wo mu rugo bacinye mu mugore we Elizabeth Proctor. Uyu Abigail mu kwihimura ubundi yarazi ko uwo bita John Proctor ari bimuvugire nk'izindi nshoreke zose, yumvaga ari ufite agaciro, akumva ko John Proctor ari bimuvugire akirengagiza umugore we Elizabeth Proctor. Abonye rero atamuvugiye, ibi byamwongerera umujinya n'uburakari bituma bashinja bose. John Proctor yarisobanuye avuga ko uyu mukobwa nta kindi ashaka ari ugufungisha umugore cyangwa se bakanamwica ubundi akigarurira urugo rwe, ariko urukiko ntirwamwumvishe, byarangiye afunzwe. Ariko mu gufungwa uyu Reverend Hall yaratangiye kubona uko bimeze, atangira kumenya uko ibi byose byateguwe na Abigail William. Ndetse ako kanya bafunze John Proctor, Reverend Hall yatangiye kwicuza, atangira kubwira urukiko ko rudashishoje, asaba urukiko gukora iperereza ryimbitse kuri iki kintu. Yari yatangiye kumenya ukuri. Mu rukiko ibyaberamo byari nk'amahano gusa, ubwo hari hashize amezi 3 ibintu ari akavuyo ari akaduruvayo. Reka ngusubize inyuma gatoya. Mu gihe Tituba yarimo avuga abantu bakora n'amadayimoni, reka nkwibutse ko yavuzemo uwo bita Sarah Osborne. Uyu Sarah Osborne yari umuganga umubyaza. Mu kuba umubyaza rero uwo bitaga Anne Putnam niwe yamubyazaga, ariko nanone Anne Putnam akabyara abana bapfa.
uretse akana kamwe k'ikinege yari afite kitwaga Ruth Putnam, ariko abandi bavandimwe bose barindwi baravukaga bagahita bapfa. Ibi rero byatumye uwo bita Anne Putnam avuga ko nta kabuza uyu Sarah Osborne akora n'amadayimoni kuko niwe wamubyazaga abana be bagahita bamupfira mu biganza. Ibi rero byari nk'ibihamya bishimangira impamvu n'aba bantu nyine bagombaga gufungwa kandi bataraba kwizegwa. Haciye amezi 3 rero uyu Tutuba afunganye n'uwo bita Sarah Good bari basangiye icyumba muri gereza, ngo aba bombi bagaragaraga nk'abamaze guhahamuka barataye umutwe. Ndetse n'undi muturage witaga Marshall Herrick, uyu nawe ngo yari yaribereye umusinzi ndetse yarataye icyerekezo cy'ubuzima, yarihebye kuko yabonaga amarorerwa n'amahano aba muri ako gace. Urukiko rero rwagombaga gukatira abantu 7 bari basigaye, ariko muri uko kubakatira abaturage bo muri Salem bakoze imyigaragambyo ikomeye bamagana urukiko, bavuga ko ibyo urukiko ruri gukora atari byo, bavuga ko imbaga y'abaturage yose ihashiriye kandi ku kintu cy'ikinyoma cyateguwe n'umukobwa umwe agamije kwihorera ndetse no kwihumura ku wamwirukanye amushinja kuryamana n'umugabo we. Abaturage bakoze imyigaragambyo ariko urukiko ntirwabiha agaciro. Ibi rero byatumye Samuel Paris na Reverend Hall batangira kwicuza. Aba bagabo mu kwicuza kwinshi bahise basubira muri Salem. Mu gusubirayo bagiye kuganira n'abaturage kugira ngo babaganirize byibura bareke ko hari abakicuza ubuzima bwabo baburengere. Iki cyaha iyo wicuzaga bakumanikaga ku miryango y'insengero ndetse ugahabwa akato n'umuryango wawe ukamburwa imitungo, ariko byibura nyine waba gusigaye uri muzima. Ibi rero abo bagabo nibyo bashakaga kugira ngo byibura barengere ubuzima bw'abari basigaye, ntagire umuntu wongera kwicwa kuko ramenye ko ari ibinyoma. Bakiri aho ngaho, Judge Danford ndetse na Judge Hatterin nabo baraje baza muri Salem, batungurwa nuko basanze Reverend Hall. Icyo gihe Reverend Hall na Reverend Samuel basabye aba bajaji ko byibura bacimwa n'izamba ibyaha bakabishyira ku bamaze gupfa kuko bamaze kumenya ko ari ikinyoma. Barababwiye bati ibyaha mubishyire ku bamaze gupfa, byibura abasigaye mubareka ari bazima. Ibi bintu ni ikinyoma cyahimbwe na Abigail, ariko abajaji ntabwo babyumvise. Mu kutabyumva bababwiye ko ubutabera bwahita bushidikanywaho ndetse n'imiryango y'abapfuye batayikira. Bavuga ko bagomba gukurikiza itegeko. Ibi byatumye Tutuba aho yari ari ku rukiko amaze kumva ko abaturage bo muri Salem bari kwigaragambya, yigira inama yo gutoroka. Mu gutoroka yagiye mu rugo rwa nyirarume, uwo nta wundi ni Reverend Samuel Paris. Yagiyeyo ubundi amwe amafaranga ye yose yari yarizigamye ubuzima bwe bwose. Mu kuyatwara yacikanye n'uwo bita Mercy Lewis. Uyu Mercy Lewis yacikanye na Abigail, bafata ubwato bahungira mu Bwongereza. Iyi nkuru yageze kuri Samuel Paris, abwira abo bagabo ko yibwe ndetse akakira n'ubutumwa bugufi ko azicwa nareba nabi. Ibi rero byatumye aba bagabo bajya kuganiriza uwo bita Elizabeth Proctor. Elizabeth Proctor bamusaba ko yabwira umugabo we John Proctor byibura kwicuza akareba ko yarengera ubuzima bwe, ariko Elizabeth Proctor n'uburakari bwinshi yababwiye ko umugabo we icyo gukora kizi kandi ko yamaze kugifatira umwanzuro. Yababwiye ko ari abagabo b'ibigwari baraniwe gukemura ibibazo, none abaturage bakaba bashize bapfa bitewe n'ikinyoma cyahimbwe n'umukobwa. Aba bagabo bagumye kwinginga Elizabeth Proctor, ahubwo babwira ko ibyo bari kumubwira ntacyo yabikora kuko umugabo we yamaze gufata umwanzuro, ahubwo basaba ko yajya kuganira n'umugabo we akamubwira ijambo rya nyuma. Nta kindi yamubwiye, yaragiye aganira n'umugabo amubwira ko amubabariye kubwo kumuca inyuma na Abigail. Yamubwiye ko amubabariye ndetse amubwira n'ijambo goodbye, aturabeho, kuko yarabizi neza ko umugabo we atakicuza kandi ko atakicuriza icyaha atakoze. Baba jaji baragiye baramuganiriza. Mu kumuganiriza bamusabye kwicuza. Mu kumusaba kwicuza, John Proctor yarabyemeye. Mu kubyemera bamubwiye ko kubibabwira gusa bidahagije, bagomba gutumiza inama ndetse bagateranya abantu benshi, agatanga ubuhamya ndetse akanagaya babandi bishwe banze kwicuza. John Proctor nk'umuntu wari uzi ko agiye kwicuriza ubusa icyo cyaha atagikoze, ibyo yarabyanze. Yababwiye ko ibyaza ari icyaha yakoze, ibyo abandi atabizi kandi bitamureba. Ibyo nk'aho bidahagije bamuhaye impapuro
bamuha impapuro ngo azisinye ubundi bazagenda bazikwirakwiza ku nsengero zose mu gihugu. Uyu John Proctor ibyo yarabyanze. Kubyanga nta bindi, yangaga ko abahungu be 3 bazahura n'icyo kibazo, ugasanga bahawe akato ndetse bagahinduka ibivumwe bitewe n'icyaha ise yemeye. Ibi rero yarabyanze, yafashe za mpapuro arazisinya ariko yanga kuzirekura, azigumana mu ntoki. Mu kuzigumana, Judge Danforth yarumiwe, yibajije uko kwicuza kwa John Proctor kutuzuye. Yibaza ukuntu umuntu yicuza ubundi agakora ibimwe ibindi akabyanga. John Proctor mu kubyanga yangaga gusiga umuryango we iheruheru ndetse kuwusiga nk'ibivume cyangwa se kubashyira mu kaga. Ibi rero mu kubyanga, John Proctor yahise yisubira ababwira ko ubundi nta n'impamvu yo kwicuza kuko icyo cyaha ntacyo yakoze. Ababwira ko yamaze gufata umwanzuro ko atakicujije, ababwira ko yemeye ibikurikira byose. Hagati aho bita Jules Kore yanze kwicuza nawe kwikubitiro, ubundi baramukubita paka aguye mu rukiko. Nawe nta kindi cyatumye abyanga nuko yanze gusiga umuryango we iheruheru cyangwa se kugira ibivumwe hejuru y'icyaha atakoze. We kwikubitiro yahise agwa muri gereza. Aba rero 7 bari basigaye. Muri abo 7 harimo nyine John Proctor, Rebecca Nasi, Martha Kore n'abandi. Aba nabo basigaye gucira urubanza rwo kumanikwa. Ni nayo mpamvu bingigaga John Proctor ngo barebe ko byibura yakicuza. Nk'umugabo wari w'icyitegererezo ibi bintu yarabyanze, abona agiye gusiga ikimwaro gikomeye ku muryango we. Ikindi kandi aba nabo bashaka kumutangaho nk'urugero ko yari umugabo uvuga ari kijyana, abantu bari guhita bemera iby'urukiko rwakoze kandi bakagirira icyizere urukiko. Ariko John Proctor ibi yarabyanze kandi abyamaganira kure, asigara ategereje gutanga ngo yicwe. Hagati aho ngaho Elizabeth Proctor we bari baramurekuye kuko basanze atwite. Yabwiye urukiko ko atwite ruramurekura, bamutegeka kuzajya yitaba avuye mu rugo. Umunsi rero w'aba bantu wo gutanga ngo bicwe warageze. Uwo bita Judge Danforth yahamagaye Sharifu wo ku rukiko arabashorera arabajyana. Mu kubajyana ngo bicwe, uwo bita Reverend Hall ndetse na Mr. Putnam baritambitse. Mu kwitambika barongera binginga Elizabeth, bamusaba ko yabuze umugabo we ndetse akamubwira akicuza akababarirwa. Ariko Elizabeth ababwira ko ibyo ari uguta umwanya, ko ibyo byarangiye ndetse bagomba kureka umugabo we agakora icyo ashaka. Nuko John Proctor n'abagenzi be bajyanywe kwicwa. Uyu mukino rero naho urangirira. Uyu mwanditsi Arthur Miller yashaka kugira inama abagabo bo kudaca inyuma abagore babo kuko iba ari amahano n'amarorerwa bishobora kugira ingaruka nyinshi ku muryango, ndetse ko icyo ari icyaha kibi cyane, ari ikintu ushobora gukora wita gito ariko kikagira ingaruka ku mubare mwinshi w'abantu ndetse bikasenya n'umuryango bikomeye. Uyu mwanditsi yabikoze kugira ngo yerekane ububi bw'ubusambanyi ndetse no gucana inyuma ku bashakanye kuko bikurura amashyari n'inzangano ndetse n'ubugambanyi. Niba nawe ari ukubyumva, reka duhurire muri comment umbwire uko ubyumva, hanyuma umbwire n'icyo ukuyemo. Jye nari Esther Niyomutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.